Jesus Christ the Sovereign King Reigns TV iguhaye ikaze. Twongeye kubifuriza umugisha w'Imana, twongeye kubifuriza umwaka mwiza, twongeye kubifuriza ibihe byiza, twongeye kugaruka rero muri cya kiganiro cyacu tugirana. Ni ikiganiro gifite ibice bibiri, ishuri ryo guhinduka ndetse n'ubutumwa dutanga. Murabizi ko mu gice cya mbere tugitangira buri dukunda gutanga ubutumwa, tugakora reaction ku bintu abantu baba baravuze, ariko noneho uyu munsi nagira ngo munkundire dutangirire ku gice twajyaga tujyamo cy'ishuri ryo guhinduka, ku kiganiro akenshi dukunda kuvuga ku ijambo ry'Imana kugira ngo turisobanukirwe mu buryo bukwiriye, dukurikije uburyo natwe twarisobanuriwe na Mwuka Wera, kubera yuko iby'umubiri ntabwo bisobanura iby'umwuka. Ntushobora gufata ijambo ry'Imana ngo risobanuze iby'umubiri. Iyo rero ibisobanuro utabihawe na Mwuka Wera biragoye ko wafata iby'isi ukabisobanuza iby'ijuru. Kubera rero ubutumwa bukomeye cyane, icyigisho gikomeye cyane tugiye kugira mu gice cya mbere, murankundira nyine ishuri ryo guhinduka turizane mu gice cya mbere. Muri kumwe na Letitia, umwana w'Imana wavukiye mu Rwanda. Uyu munsi ikiganiro cyacu ni ikiganiro kinejeje cyane. Tugiye kuganira ku muntu, ku kuremwa kwacu. Ese burya turi bande? Uzi ko umuntu ashobora kugira imyaka 50, 40 ataramenya uwo ari we, ataramenya uko akoze. Nagira ngo rero tujye mu ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itangiriro, igitabo cya Mose cya mbere cyitwa Itangiriro. Igice cya mbere kuva ku murongo wa 26, aho Imana yakoraga umugambi. Aho Imana yakoraga umugambi wo kurema. Nagira ngo nkwibutse yuko Imana ijya gukora umugambi wo kurema, yabikoresheje ijambo ryayo, biri kuva ku gice cya mbere. Iryo jambo ryayo ni umwami wacu Yesu Kristo. Nk'uko natwe turi ibitekerezo by'Imana, twebwe turi projet z'Imana. Iyo Imana igiye kohereza ikintu mu isi, ntago igifata ngo ikijugunya cyiza kigwe mu isi. Igishyira mu muntu, ikakimushyiramo, ikagikoda. Igihe cyazagera umuntu yakwemera kuvugana n'Imana no kuyikonsulta no kwigisha inama, Imana igahita yaactiva cya kintu ku gihe gikwiriye. Ariko nanone Imana ishobora kubikora umuntu atayigishije inama bikurikije umugambi yakoze. Turabibona muri Bibiliya, tugenda tubiganiraho cyane, nk'igihe yafashe umwami w'i Babuloni ikamukoresha kujya guhana Isirayeli. Ntabwo umwami w'i Babuloni yari yagishije Imana inama, ariko Imana yari yaramushyizemo icyo kintu kugira ngo igihe nikigera azayikorere. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo byose byaremewe muri Kristo, ngo kandi ngo byose byaremwe nawe, biremerwa muri we, ngo kandi biremerwa we. Nta na kimwe mu biriho kitaremwe nawe. Niyo mpamvu rero Yesu ni we wenyine Imana yohereje mu isi, imushyiramo iyo kode, imushyiraho uwo murimo witwa kujya inama, ngo azitwa umujyanama, Imana ikomeye, ubutware buzaba buri ku bitugu bye. Ni ukuvuga ko icyo ashatse agikora. Igihe cyose rero twiyemeje gukora ibintu tutagishije umujyanama waturemye, turayoba. Naho twakumva ko turi abahanga cyane, naho twakumva ko dufite ubushobozi bungana iki, turayoba. Igihe dushaka kujya ku ruhande rw'Imana ngo tuyereke ko dushobora gukora ibintu idahari, turayoba. Hari ahantu ijambo ry'Imana rigira riti ntabwo bikwiriye umuntu w'inyama n'amaraso kuyobora intambwe z'ibirenge bye. Ni ukuvuga ko Imana ijya kuturema yari yateguye yuko tuzayidepandaho. Twebwe tugomba guhora tureba Imana. Yateguye ko turi abana bayo. Iryo jambo rero rigira riti, mbere yuko ndi kubwira nkubwire ngo Imana ijya kurema inyenyeri, kurema ibintu, yabwiye ikirere, yabwiye firmament, igiye kurema amafi, yabwiye amazi, yabwira ati mu nyanja habeho. Igiye kurema ibintu byo ku butaka, ibimera n'ibindi bintu, ibwira igitaka habeho. Ariko igiye kurema umuntu, Imana yakoze ikintu gitangaje. Imana yakoze inama nawe y'ubwayo iribwira. Ni ukuvuga yo n'ijambo ryayo na Mwuka wayo. Ivuga iki rero? Kugira ngo urugero rw'ibyo maze kuvuga
ku murongo wa 24 haravuga ngo Imana iravuga iti isi izana ibifite ubugingo, amatungo n'ibikururuka nk'uko amoko yabyo ari, n'inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari. Biba bityo. Imana yari iri kurema ibintu ibiremesheje ijambo ryayo. Iryo jambo ryayo niryo yaje kuremera umubiri, ikarizana mu isi, rigahita ryihinduka Yesu Kristo. Kandi iryo jambo niryo mucyo. Kandi uwo mucyo ngo niwo bugingo. Uzabibona mu rwandiko rwa Yohana igice cya mbere kuva ku murongo wa mbere, mbere na mbere hariho jambo. Jambo niwe waremye byose, nta kimwe kitaremwe nawe. Kandi iyo jambo yari umucyo, kandi muri uwo mucyo harimo ubugingo. Yesu ni ibyo byose, nta handi hantu wabibonera ku isi kereka muri Yesu gusa. Nk'uko nawe ikintu Imana yakohereje mu isi uzanye, nta wundi twakibonamo ni we gusa. Niyo mpamvu nta muntu n'umwe usa n'uwundi. Imana yabihamishije kugira za fingerprint, nta kintu gisa n'icyundi. Ndetse n'abantu bava inda imwe, abantu bahuje za ADN, hari ibintu batandukanya bidahuye. Niyo mpamvu rero umuntu wese ni unique, umuntu wese ntasa n'undi. Niyo mpamvu ufite agaciro. Hari imvugo abantu bajya bavuga ngo kitabuze mu rutoki ni amakoma, bakaza bagafata umuntu bakamutesha agaciro. Nta muntu n'umwe musa, ntago muri amakoma, ntago abantu bose ari amakoma. Umuntu wese asukwe afite impano ye. Niyo mpamvu iyo tumufite tugomba kumuha agaciro, tukamwishimira uko ari kose, aba afite ikintu yatuzaniye. Ahubwo iyo tudakanuye neza ngo dukanure amaso, ntabwo tukibona. Imana iduha n'umugisha. Ku murongo wa 26 rero, Imana igiye kurema yaribwiye, yakoze inama nayo ubwayo, noneho yo yaribwiye kuko umuntu yari igiye kumurema muri yo. Ntago Imana yabwiye ikindi kintu cyose, yaribwiye noneho. Ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke mugwire, mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Imana ifite responsabilité, ifite sense ya responsabilité nini cyane. Iyo iremye ikintu igiha devoir, igiha assignment, igiha ikigenera uko kizabaho, igiha uburenganzira bwo kubaho hantu. Nagira nkubwire ko Imana irema umuntu, hirya hasobanura uko yamuremye, ikamubumbabumba. Ngo Uwiteka, tujye ku gice cya 2 umurongo wa 7, Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Ahangaha rero turabona ibice bitatu bigize umuntu nk'uko ngiye kubikwereka. Ariko mbere y'uko mbikwereka, nagira nkubwire yuko Imana yaremye umuntu ikoresheje umwuka wayo. Imana itaramuhumekeramo ntabwo umuntu yari ubugingo buzima. Kurema umubiri rero byari ukubera ko Imana ikunda kubahiriza itegeko rya territoire. Ntabwo wemerewe kuba ahantu udakoze muri matiyeri yaho. Niyo mpamvu amadayimoni yari ku isi tuyirukana agahita agenda, ni ukubera ko nta mubiri afite, ntabwo yemerewe kuba ku isi. Uyu mubiri rero dufite ni nk'ijyora, ni nk'uko ugenda ugafata rya jyora ry'umwenda ugakataho agace kawe, ukagenda niba ari metero 3 wambara, ukagenda ukawukoreramo umwenda. Natwe ariko Imana yabigize. Umubiri wacu ukoze neza neza mu ishusho ry'isi. Ufite amabuye, hariyo magufa, ufite amazi nk'uko isi yafite ku rugero rungana gutya ku ijana, ufite ibumba nk'uko isi ifite igitaka. Imana yaturemeye umubiri kubera ko twagombaga kuba ku isi tugatwara. Irangije kandi iduha devoir ya territoire, nako iduha devoir, iduha inshingano yo kuba abatware. Numva twarabivuzeho ubushize, ikintu cyitwa icyo twaremewe n'inshingano yacu. Nta muntu n'umwe ku isi kereka umuntu ufata ibitekerezo bye akabiprivatiza cyangwa se akabwira abandi ati muntekerereze. Nta muntu n'umwe ku isi udafite ubutware. Umuntu wese waje aremye mu ishusho y'Imana afite ubutware.
ni iki Imana yamwohereje ku isi, ahubwo wasobanura ufite ubutware muke. Nuko rero Imana imaze kurema umuntu, imaze kwibwira, ihita igenda imukorera umubiri, ikora umubiri mu buryo buri sofisitike cyane, kuko umubiri wacu ni ubwawo ni inganda gusa ni iteraniro ry'inganda, kandi ziri mu buryo butandukanye. Uruganda rushinzwe kurwanya indwara, uruganda rushinzwe gukora amaraso ahora atembera, kuyatembereza, uruganda rushinzwe gukora kwakira ibyo kurya, uruganda rushinzwe gutekereza, kwakira ibyo umuntu yumva, rukabyanhojisitara cyangwa rukabirikodinga, rukabifata, rukabyandika kuri rwo, rukamubikira ibyo bintu. Uruganda rushinzwe guhumeka, rushinzwe kwakira umwuka. Kandi ikintu gitangaje, muri izo nganda zose nta na rumwe dukora kubera ko twarubwiye ngo nirukore. Urabyuka ugasanga wakuze, ukabyuka ugasanga umubiri wawe wazanye imisatsi y'umweru, ubundi ugasanga imisatsi yakuze yazamutse, ifite ibara ryayo rijyanye n'igihe ufite. Urabyuka ukabona umwana wawe yatangiye kumera ubwanwa, ukabona umukobwa igitusa cyaje. Nta bintu na bimwe twebwe tugenga. Ni nayo mpamvu tutari abacu ngo twigenge, ni nako ijambo ry'Imana rivuga. Ahubwo tubaho muri ya myaka yacu, twe tugakora icyo twagenewe, ni ubutware, tugatwara bya bintu twahaweho uburenganzira. Igihe cyazagera tukajya muri ripoti, rero tukajya kuripotinga ku Mana. Ese wakoze iki? Ese ibyo wahawe wabikoresheje iki? Ese igihe wahawe wagikoresheje iki? Yesu uragira ngo umubwire ko mu gihe abantu birirwa babeshya abandi bababwira ngo Imana ni nziza, Imana ni nziza cyane, ariko Imana ni nziza ku rugero rumwe, n'uburyo ifite ubutabera. Uburyo Yesu yavuze ngo umugaragu azasanga adakora ibyo sebuja yamutumye, akubita abandi, yasinda, ari igisambo n'ibindi, ngo azamucamo kabiri. Nta watekereza ko Yesu yavuze iryo jambo, azamucamo kabiri, azamuharana n'indyarya. Iyo Yesu agiye kuvuga ibihano, abivuga mu rwego rw'umwami, biba ari ibihano bikarishye. Niyo mpamvu igihe cyose tugomba guhora dutinya. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo dutinye. Ese uri gukora umurimo wawe, cyangwa urimo urakora ibyo wishakiye? Gukora umurimo wagutumye, cyangwa uri gukora ibyo wishakiye? Imana rero yakoze iki? Yafashe ubutaka, iremamo igice cyitwa umubiri. Niyo mpamvu umuntu iyo yapfuye umubiri urasigara. Twebwe abantu twahawe uburenganzira bwo gufasha Imana kuzana umubiri. Hanyuma Imana ikora ikintu, Imana ijya mu muntu. Imana ifata portion, ifata quantité iyi n'iyi yakugeneye y'umwuka wayo yageneye umuntu, imuhumekeramo. Umwuka ugezemo, umwuka uhita ukora ikindi kintu kibaho cyitwa ubugingo. Ubugingo rero niwe muntu. Ndetse ijambo ry'Imana riratubwira ngo ubugingo bucumura, bukora ibyaha, nibwo buzarimbuka. Uwo niwe muntu. Ni ukuvuga ngo umuntu agizwe n'ibyo bice bitatu. Ni umubiri umuhesha uburenganzira bwo kuba umuntu, ni ubugingo, ni umwuka w'Imana uri muri we, n'ubugingo. Ndetse uwo mwuka ni wo wa wundi ujya wumva, ujya gukora nk'ikintu kibi akakubwira uti hoya. Niyo mpamvu nujya imbere y'Imana ntabwo izajya gukenera kubaza abantu n'ahantu waciye. Reka umwuka wawe utuma amaguru agenda, uzavuga uti yagiye kwiba. Umwuka wawe utuma amaboko akora, uzavuga uti burya yarishe. Umwuka w'Imana wonyine niwe uhita uripotinga iby'Imana, ibyo wowe uri gukora. Niyo mpamvu umwana w'Imana yaremwe agomba guhora yumvira Imana. Ariko hari igihe dufata uwo mwuka tukawufungerera, tukabwira tuti have witubwira. Uwo rero niwe muntu. Reka kugira ngo tubikore mbikwereke, turi kubishushanya kugira ngo urusheho kubyumva neza.
nk'uko nabikubwiraga rero Imana yaremye umuntu murambabarira ntabwo ugenda ubushushanyiwe cyane narabibabwiye muha ibiganza iki nyine nk'uko tuzizi ntabwo ugenda ubushushanyiwe cyane nzi gukora illustration gusa hanyuma rero Imana nyine yamukoze mu ishusho yayo yohereza umwuka wayo umuntu abasa nk'uko mu byumba abantu bari gushushanya bari buze guseka ariko ndimo nerekana ibice by'ingenzi abazi gushushanya babikora mu buryo bwabo nk'uko mu byumva Imana yaremye umuntu irangije imuhumekeramo umwuka wayo irangije guhumeka umwuka wayo rero habaho ikindi gice cya gatatu ibishushanyo byanjye icyo nsi illustration murayibona ibishushanyo ntabwo ari byiza cyane ariko illustration murayibona uyu rero yitwa umubiri uyu yitwa ubugingo uyu wa gatatu we yitwa umwuka ndetse rimwe na rimwe yatubwira tujya tumwita umutimanama uyu ni umwuka w'ubugingo rero buri wese afite buri muntu ibice bitatu twebwe turi 3 dimensions turi ikiremwa gifite ibice bitatu uyu mubiri niwo utuma tubasha kubaho hano mu isi uyu ijambo ry'Imana rero bidusobanurira neza ratubwira ngo ubugingo bw'umuntu buba mu maraso ndetse n'ubugingo bw'inyamaswa ni ukuvuga ko buri kintu cyose gifite location mu isi nk'ubu iyo utekereza yuko uri gutekereza hano oya ubwonko ni uti ni materiel Imana yaguhaye yo kwandikaho imeze nk'urupapuro rw'umubiri yo yiyandikaho bya bintu ariko utekereza rimwe na rimwe n'uyu cyangwa n'uyu biterwa n'uwahawe ubutware uyu muntu rero iwabo ntabwo ari mu ijuru n'ibintu by'ijuru ntabyeze yavukiye hano mu mubiri kubera ko yavukiye mu mubiri rero bituma ibintu byose aza ari ibya hano mu isi ni ukuvuga ngo ntabwo wimubwira ngo babarira wimubwira ngo ca mukuri wimubwira iyo ageze mu mubiri hano iyo uyu mwuka amaze gutuma abaho hari igihe ahita aza agahita afata amateko ibintu byose agahita afata uyu nguyu agahita amugira prisonnier akajya avuga ati ceceka agahita atangira rero gukora niwe wumva ashaka kurwana bakubwira batari ko bati waba bari uriya muntu uti hoya utuze ukuntu iyo rukanye mututse nagiye usubiza umuntu iyo nakubwiye ugomba kumusubiza ugahita wumva icyo bita kamere iyi niyo kamere rero noneho umuntu umutima nama ahora muri ahoramo intambara umutima nama uramubwira uti ari wo mwuka Imana yamushyize ariko waretse kurwana agativuga ati we yatireka nze niyishyurire shati ndamwereka icyo ndicyo bababwira umuntu batese waretse kumusuzugura ati hoya iyo umuntu agusuzuguye nawe uramusubiza iyo akubwira uramubwira nawe
ate se uriya muntu ati hoya napfa nzishima bugingo uyu iyo yafashe ubutware mu mubiri ibintu bibazo kandi bugingo ntakunda guca bugufi, bugingo ntakunda gucishwa bugufi, bugingo ntakunda kubwirwa, bugingo ntakunda guhanwa, bugingo ahora ari ikintu kimeze gutyo gusa. Ijosi rye rihagaze bwuma ntashaka kumva. Iyo yamaze gufata Mwuka rero akamugira ingwate akamufungiranira aho ngaho, icyo Mwuka avuze cyose bugingo aravuga ati ceceka, ntabwo ari wowe ubabaye. Naho Mwuka ahora amubwira ati ariko wakwihanganya, mwibutsa ibyo mwijoro, mwibutsa imico y'Imana, mwibutsa uko ibintu bimeze. Niyo mpamvu uyu bugingo iyo umuntu agiye kurimbuka niburimbuka. Nkuko twabivuze rero, ahantu harimo urwungano, twabyise urwungano, harimo inzungano z'uburyo bwose, harimo inzungano n'umubiri ubwawo ni urwungano, bagwita appareil locomoteur cyangwa squelettique. Ni ukuvuga ngo ituma umuntu abasha kugenda, abasha gukora muvoma zose, abasha kwicara, kandi ikamuha n'uburenganzira bwo kuba hano ku isi. Uko umuntu uba ku isi agomba kubaho, akavuka, akazasaza. Nk'uko nabikubwiraga rero, uyu mubiri ujya ubona iyo umuntu yapfuye. Iyo umuntu yapfuye dusigarana mubiri. Ni nayo mpamvu buriya abana b'abantu ntabwo babyara umwuka, ntabwo bahumekera mu muntu umwuka, ahubwo bakora igikorwa inshingano Imana yabahaye iyo gutanga amaserire ajya gutuma umubiri ubaho. Urebye burya ni n'Imana iyirerera, kuko iyo uri mu nda ya mama wawe ntabwo mama wawe akuzi. Ndetse igitangaje ni uko hari iminsi ishirana muganga atarabona yuko umubyeyi atwite. Bafitiye amatese bakora akomeye bita beta, ariko nk'iminsi 4 ya mbere nta muntu wamenya ko urimo. Niyo mpamvu ari ibanga ry'Imana. Ariko ntabwo Imana ari yonyine itanga umwuka. Ndumva ashobora kuza kubigarukaho. Hari igihe iyo utayigishije inama iri mu bushake bwawe, iyo uvuga ngo reka tubyare, reka dukore ibyo twishakiye, nk'uko birivuga ngo abantu bavuka ku bushake bw'umubiri. Hari abandi nabo bashaka kuba bahari. None se uvuye kunywa, uraje ukubise umugore, uranangije ugiye kuhura nawe kugira ngo mube mwabyara umuntu, uratekereza ko Imana uba wayihamagaye? Reka da. Niyo mpamvu muri Bibiliya hari ahantu Imana igenda ivuga ngo nukurogo, ikavuga umwana, ikavuga n'izina rye. Hari igihe rero twabivuga ugahita uvuga uti ibi bintu ni ugukabya. Ntabwo ari ugukabya, ubundi umugambi wo kurema n'uw'Imana. Niyo mpamvu igihe ukeneye umwana niho gusaba Imana akazi, ukayibwira ute se muri wa mugambi wo kurema wakoze nanjye nakurerera. Niyo mpamvu abana bacu n'ab'Imana, ndetse Abanyarwanda bari babizi bakavuga ati habyara Imana, harera Imana, hategeka Imana, hakuza Imana. Abanyarwanda bari babizi, usibye ko batari bafite umucyo wose w'ijambo, ariko Imana niyo ikora umurimo wose. Iyo umwana ari mu nda ntabwo uzi niba azagira intoki zitakora, ntabwo uzi niba hari ubumuga azavukana. Wowe gusa uramugumana, ugakora wa murimo wo kuguma gukorera Imana, uwo murimo yaguhaye, iyo nshingano, ndetse ikaguha n'igikoresho cyo gukora ibyo bintu. Mu by'ukuri turi hano kugira ngo twumvire. Uyu mubiri rero abantu barawubeshyera, bavuga ngo umubiri urandushya. Ntabwo umubiri urushya. Dore ikintu kirushya ni ubugingo. Buriya ni indwara. Impamvu ujya kubona ukabona umuntu yarwaye bagiye gufata amaraso, ni ukubera ko indwara iba hano mu bugingo. Niyo mpamvu rero uri mubiri y'uyu umuntu yapfuye tubona usigaye wiryamiye hano mu isi, bakawujyana bakawutabika, ukongera ukazihindukira igitaka nk'uko nyine wahoze. Iki ni igitaka. Uyu rero ni umugaragu, icyo umubwiye cyose aragikora. Niba umubwiye uti uyu munsi dukora iki, aragikora. Dukore bibi, arabikora. Dukore byiza, arabikora. We ni umugaragu, ntacyo azabazwa. Dore uzagira icyo abazwa n'uyu. Ni nayo mpamvu ngomba kuba iyo umuntu yapfuye uzarebe bagira gutya bakozamo urushinge ngo bakurura amaraso na serenge bakayabura.
ni ukubera ko ubugingo butura mu maraso. Umuntu arigendera hari ahajya, kandi iyo utigeze uhanwa, utigeze ibaze ko birigera ikanavuga iti umuntu wanga umwana murinda inkoni. Ni ukuvuga ko niba utarigeze uhanwa ukurana cya kamere kikomeye nyine kiraho, ntawe ukuvuga, ntawe ugukoraho, ntawe ukugira ute, nyine ugenda ubugingo bwawe mbese bubyibushye cyane. Ariko iyo yarabaye prisonnier, niba narigeze mbasomera ahantu mu mubwiriza yaravuze ngo nuko umwuka ugasubira ku Mana yawutanze. Ntabwo umwuka ari propriete y'umuntu, umwuka ari propriete y'Imana. Ariko hari ibintu bita amadayimoni, ni bene iyo myuka itarabashije gutegeka, itararinze ubutware bwayo ngo ishyire ubugingo ku murongo. Kuko ubugingo we iyo avukiye mu mubiri hahita haza azana ibintu bitatu. Azana ubwenge cyangwa se mind, cyangwa se azana uburyo bwo gutekereza, agahita azana ubushake, akazana n'ibyiyumvo cyangwa se ibyo twita imbamutima. Niba ibintu bitatu ubugingo azana. Niyo mpamvu rero iyo nawe aje ahita aba umushefu, agatangira gutegeka muri teritwari ye yitwa umubiri, agasuzugura uyu. Iyo uyu nguyu yasuzuguwe ntabashe gufata ubutware kuri bugingo, kandi biragoye ko yabufata. Bugingo aba afite imbaraga cyane. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye gutekereza rero, uyu niwe utekereza agakoresha cya gikoresho kiri hano cyitwa ubwonko. Nawe nk'uko ubugingo aba mu maraso, nawe ari located mu bwonko. Iyo agiye gutekereza nanone kugira imbamutima, tubyita ngo umutima, ngo ndumva umutima. Ariko nuko hari uburyo ubwonko bureyashisa umutima ugatera, ariko ubundi ibi byose biba mu bwonko, kandi n'ubushake naho buba. Ni ukuvuga rero ngo ubushake bwawe niba ubukoresha ibyo wishakiye, ntubukoresha iby'Imana ishaka, ntube kuri guidance y'umwuka w'Imana, wumvira umutima nama. Ni naho basogokuruza Yesu ataraza bumviraga ati oya ntugahemukire inshuti, oya ntukice umuntu, oya niba umuntu yaguhaye ikintu cye kimusubize wihuguza, oya wijya gutwara utwaye ngo utware n'utw'abandi, wikwiba, wihuguza, wikwica. Ibyo byose byari byanditse muri uyu nguyu. Niyo mpamvu amategeko y'Imana nubwo yaje nyuma, basogokuruza bari bafite kukibayobora. Ni ukuvuga rero ngo Imana nijya kubacira urubanza ntabwo izababwira ati mbese wizeye Yesu cyangwa niba mwizeye. Umwuka wanjye wari ukurimo, wawe unitaga umutima ntabwo wari ukurikiye. Nisanga igihe cyose waranze ikibi ugakunda icyiza, Yesu niwe uzagutsa akagutsindishiriza akakwishingira, kuko ntawe ushobora kujya kuri Satani amujyanye, ntawe uzajya mu ijuru atamujyanye. Agomba kuhaba, kandi niwe Imana ngo yashyize imanza zose mu biganza. Azaza areba ibyo wakoze agutsindishiriza cyangwa se akwihorere. Uyu muntu rero witwa bugingo ni igitangaza. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu avutse, isi ihita yihutira kumurera. Asanga hari inyigisho nyinshi zateguwe ku buryo unakura ukajya uvuga ngo mfite mindset, ukavuga ngo mfite ibitekerezo, ntumenye ko iyo mitekerereze yose uba yihawe. Hari umuntu narinzi nubahaga cyane, umubyeyi wanjye, hari amagambo abiri yakoreshaga, akavuga ngo abantu bamwe bafite ibitekerezo, abandi bafite ibitekerano. Hari igihe isi gutekeramo ibintu ntuzanigere umenya ko ibyo bintu atari ibyawe, utabigizemo uruhare. Ndumva hano ushaka gufungura akasu chapitre gashya, nkakuganirira ku bintu bimwe nagiye mbona igihe ndimo nigisha. Uribuka neza ko nakubwiye yuko ufite abanyeshuri muri iri shuri, ariko by'ukuri ni njyewe wa mbere wabanje kuba mu ishuri ryo guhinduka. Ndahinduka nkava mu gitondo mpinduka nkagera nimugoroba. Reka nguhe ingero zimwe na zimwe z'ibintu byantangaje. Umunsi umwe nari nicaye mu ishuri n'abanyeshuri bacu, abanyeshuri bo mu rugo, ntabwo nababwiye muri rya shuri ryacu. Hanyuma rero twari turimo twiga ibintu bijyanye n'amafaranga,
porogaramu z'umwaka z'amashuri abanza z'imibare zipanze neza cyane ku buryo iyo uri muri chapitre ya 12 irimo wenda tuvuga irimo amafaranga, uzasanga mu mwaka wa mbere arimo amafaranga, wa kabiri arimo amafaranga, wa gatatu arimo amafaranga, kugeza mu mwaka wa gatandatu. Zipanze neza rero ku buryo abifasha kuba akenshi ndi hafi muri chapitre zimwe, kereka iyo abanyeshuri basiganye kandi nabwo bafite uko mbigenza kugira ngo barindane ninjirire muri chapitre hafi igihe kimwe. Nshobora gutinza imyitozo, nshobora kuyongera, nshobora gutuma baba bari hamwe mu gihe kimwe. Twarimo twiga rero iyo porogaramu ikoze mu Cyongereza, yitwa Money and its Financial Application. Ndumva nuko twarimo twiga ibijyanye n'amafaranga. Hanyuma ngira gutya nigishaga umunyeshuri mukuru ari mu wa gatandatu ari guca muri icyo gika kijyanye n'amafaranga. Hari ukuntu twari tutarahumuka cyane. Hanyuma yumva nigisha, yari mu myitozo noneho nawe ijyanye n'iyo chapitre, ariko ni imyitozo minini cyane, ni chapitre iba ari nini kuri we. Umuto rero yinjiyemo, hanyuma ndagije ndababwira nti money is circus, nti amafaranga aragoye kuyabona, ni nako byanditse, nandi kubigisha characteristics z'amafaranga. Hanyuma ngiye kumva numva uwa mukuru arambye ati, what mistress, you want us to grow up thinking that money is circus? Hatushaka ko dukura dushaka gutekereza yuko amafaranga yabuze. Ati gute se amafaranga yabuze? Ati kandi amafaranga akoze mu biti, akoze mu bibabi, kandi zikaba yuzuye ibiti. Ati ngo twigisha ukuntu amafaranga aboneka. Noneho twageze ku cyiciro cye, turiho twiga igika cy'ukuntu ibintu by'urwunguko, ibintu by'amashyi, ibyo bita ishyingo cyangwa se principles, weights n'igihe n'uburyo babibara. Nuko tugera ku buryo amafaranga aboneka, tugera ku muntu washoye amafaranga. Noneho najya muha ukuntu abantu bashoye, yo kubona akabona umuntu wungutse 8,000, 4,000, 6,000. Arambwira ati rwose mwari mbabara winyigisha ibyo bitekerezo biri mu bukene. Ati urambwira ko umuntu ashobora gutegereza amezi 12 ategereje amafaranga 8,000 bazamwungukira? Ahita ambwira ngo ibyo ni iby'abajisitoma mwari, ngo witwigisha. Abajisitoma ni abantu bambara amakote bakagenda bakicara ahantu nyine bagakora ibintu by'impapuro. Ati niwe badashobora gukora. Ati ahubwo wowe mbwira, ati uzi neza yuko mfashe ngusi nk'uko imwe ayo mafaranga uri kumbera 8,000, najya mbona amafaranga hafi 6,000 buri kwezi? Ati nyigisha uko bakora. Ati nayo byo kumbwira ngo amafaranga ngo ni cyane ahantu ngo bajye kunkorera. Ati ibintu ni ubukene uri kutwigisha. Noneho ntago nari naratekereje kuri ibyo bintu, kuko nyine nanjye narabihawe, nabitekerewemo kuva kera, kuva ko amafaranga abuze. Kandi koko ugasanga umuntu wina arakora imirimo ivunanye kurenza, ndetse aratsinda ibitego kurenza umuntu wahana amafaranga akorerwa. Ugasanga undi amafaranga arabarirwa amamiliyari n'amamiliyari, yaza akagura igihugu, kandi wa wundi akajya abona urusenda. Ni ukuvuga ngo mu isomo nashatse kwabdika, nashatse kurivamo. Noneho ikintu cyansekeje kirenze, nageze kuri characteristic yo kuvuga ngo money is hardly damaged. No. Ngiye kumva numva akajwi k'umukobwa hirya rwose, ko nari ndi muri discussion nabona akajwi k'umukobwa. Mistress, what? But when you put it in a liquid, it becomes like a bread. Noneho nicaye hasi ndaseka. Ati mwari, ati amafaranga araruhije kwangirika. Ati kandi iyo yashyize mu kintu mu bisuki kahita hinduka nk'umugati. Ubwo rero nagiye kudiskita nabo, kuganira nabo, kubera ko ngerirwa mpinduka. Noneho ikintu cyansekeje barambye bati hoya, kandi twarumvise Pastor Rutayisire yarahembwe, yarajyanye amafaranga mu mufuka, ngo imvura yagoma agahita ahinduka nk'umutsima. Ibyo bintu byaransekeje. None ndavuga ni isomo ryanjye rirapfuye, ntabwo ndi bukomeze kubabwira ibyo amafaranga nta kimwe turi guhurizaho. Bikubwira iki? Bikubwira yuko ibintu twebwe
turamutse duhawe umwanya wo gutekereza tukagira amahoro yo gutekereza, hari ibintu byinshi cyane twahindura. Ni ukuvuga ko nakubwiye uburyo nigamo ntabwo ari bwo uburyo abanyeshuri bacu bigamo, ntabwo ari bwo buryo njyewe nizemo. Njyewe ibyo byose narabihawe ngira ngo ni ukuri, ariko bo bamaze kugera igihe bancalenjinga, nirirwa mpinduka nkava mu gitondo mpinduka nkagera nijoro, ku buryo isomo ryose bashaka kumbwira ngo ahubwo bihindura utwigisha ibi, kandi ukumva kuko nibyo. Kuko ntabwo wasobanura ukuntu umuntu wahana amafaranga akorerwa bajya kuyarangura, kuko ibihugu birayarangura, akora umurimo woroshye kurusha uwahangaha muri Afurika. Umunyafurika akajya akurura bakambwira ngo manizi sakase. Ni ukuvuga nyine impamvu azi ko manizi sakase nuko babimwigishije, impamvu azi ko amafaranga agoye kubona nuko badashaka ko ayabona. None se bako babikora nk'ibyo undi muntu akora hano, ugasanga ntabwo bingana, ntabwo banganya ubukire, ahubwo ugasanga hari yaratereye yageze kure. Kubera iki? Amafaranga nyine bazi uko bayakora kandi baje bafata iryo soko. Ariko ikintu cyantangaje cyarenzeho, abanyeshuri bagiye bakiri baca hirya bafata ordinateur, bafata mudasobwa, bashushanya amafaranga yabo, bashyiraho imitwe yabo nyine, barangije bakora inote z'ibihumbi 50 izangahe. Rero nabwo ariko ayo mafaranga ntabwo ashobora gukora legal trade mu gihugu, ntabwo yakwemerwa mu gihugu ngo akore ubucuruzi. Bahita bambwira babisuzuguye cyane, but we negotiate with the National Bank. Bati tuzanegoza igihe nikigera tuzabivuganaho n'abaye. Urumva ntago bafite wenda ubumenyi buhagije ku by'amafaranga, ariko bafite liberté de penser, bafite uburenganzira n'ubushobozi bwo gutekereza mu myaka yabo. Ni ikintu rero cyiza tudahabwa kugira ngo tube twagira bya bitekerezo, ahubwo isi iratwakira igahita dutekeramo ibintu kugira ngo tubifate, ikatwimara umwanya wo kubitekerezaho. Ikindi kintu cyantangaje ndi kwigisha, umunsi umwe nari ndi gukora nababwiye iby'impano. Rero njyewe Imana yaramartse iramarika n'intoki, ntabwo nabona uko mbikwereka, ariko intoki zanjye ntabwo zigizahinze nk'iz'umuntu. Allo, akirwa yitaba telefone oya, cyangwa se akaba ari wa mukobwa nyine ukeneye gukora ibindi bintu. Intoki zanjye ni iz'umunyamwuga, zikoze nka ya mikono y'imashini ivanga umutsima. Noneho rero umunsi umwe nari ndi mu gikoni, ndimo nyine nkora umutsima, ngiye guteka umugati. Noneho abana bacu baraza bicara hafi yanjye, barabikunda, nashyizemo ibikabyo kubera nyine aho niho impano yanjye ndabizi. Najya gufata nkawuterera, hari ameza nakoreye icyo kintu, ndawuvanga nyine ukanoga, nkawuvanga nkashyiramo ibintu by'ibikabyo cyane, niwumva umutsima w'umunyamwuga, kugira ngo nyine nabentateninge kuba ko ari abana baricara aho nyine mu gikoni bimeze nk'umukino, hajya rero umutsima hejuru. Noneho umuhungu aza kundeba, ngira ngo yaravuze ati uyu muntu utera umutsima gutya araza kuwumuraho, kubera ko papa w'abana bacu icyo gihe ntabwo yari ahari, kandi yari yasize amubwiye ati ubu rero ni we shefu, uze kureba ibintu byose by'urugo nyine n'umushefu. Ngira ngo yaravuze ati umuntu uri gutera umutsima gutya ashaka kunkorera ku. Nuko rero yemeza kunkoraho iperereza, ahita amaze ati ese mama uko papa adahari ni wowe? Ati ubu ni wowe shefu w'urugo? Ati ubu ntabwo ari wowe shefu mu rugo. Ndamwitegereza, ndamubwira nti mwana wanjye ntukagere imbere y'umuziki, nawo umuziki ntawe urimo. Ndamubwira ntabwo nshobora kubona umwanya wo kuba shefu w'urugo. Papa w'ahantu hose aragomba kubona umwanya wo kubibari, kuko ntabwo nshobora gusiga amasafuriya yanjye ngo njye kuba umushefu. Nanjye nawe nka bya biti by'ubushize yavuze ati ntabwo twareka gutanga impano yacu ngo tujye kwiga duhungabana hejuru y'ibiti. Rero ntabwo wari umurimo wanjye, ntabwo nawubonera n'umwanya. Nuko ubona mbwira ni amasafuriya yanjye afite agaciro gakomeye cyane. Ndabona njyewe bari babiri bicaye aho, ndabwira njyewe umugisha wanjye mu masafuriya, ndabizi neza yuko ari aho ngaho uri. Kandi kuko nabonye iyi minisiteri y'urugo irimo umugisha mwinshi cyane. Igihe kimwe nzagira umwanya wo kubibaganirira, mbabwire ukuntu Imana yishimo umugisha.
ubwo rero nanjye ndabizi ko umugisha wongera aho ngaho uri mu masafuriya nuko aho nanjye ndi shefu. Noneho ikintu cyanagaje nagiye kumva numva umutoya hano kiri yasohoye umwuka mwinshi rwose, arambwira ati numva arambwira ati anyitegereza itavuga ngo masafuriya queen ubwo bitabwira ni nuko mwana wanjye naho rwose ni naho kingship yangira masafuriya. Nabwo rero ntabwo nabona yo gusiga amasafuriya ngo njye mu bindi bintu. Barishima baraseka, umukuru amenya ko ntari mu mubane ku bushefu bamuhaye, umutoya aramenya yuko ndi ubutware bwanjye buri mu masafuriya. Nuko rero mbikubwira nkubwire ko iyo tubonye liberté yo gutekereza, tushobora gutekereza ibintu bikomeye ku buryo niba warigishijwe ko impano yawe ari iyi, ababyeyi bakakubwira ngo ibi bintu ngo nibyo birimo amafaranga, mwana wacu ntabwo umuntu abirimo amafaranga. Mu gihe cyashize, ku gihe cyacu bari bubahaga ubudokiteri cyane, ko bazi ko kujya kuba dogiteri ari ibintu byiza. Kuri iki gihe ibiriho n'iby'ikoranabuhanga, ukaba wafata umwana ukamubuza kujya kwiyigira ubutetsi, ubudozi, ukamubwira ngo najye kwiga ikoranabuhanga kandi atari ibintu bye, ukamubuza kujya kwiga gutera irangi. Mu minsi ishize nibwo nabonye ko hari ikintu twahawe kitari ukuri mu bijyanye n'imyigire. Nari muri minisiteri y'urugo, minisiteri nkunda cyane. Hanyuma nari ndimo niga akantu kitwa kudoda, akantu bita poche poire, nitwa dufuka tuba ku makote y'abagabo twinjiramo imbere cyangwa se ku mapantaro inyuma. Hanyuma rero ndagakora agafuka ndakiga, umwaka wa mbere ndakiga, wa kabiri karananira. Igihe kigeze zo kubona ko guceka agafuka ngakora kaza mu munsi kasamye, ubwo reka kireme reka noneho kireme ibipimo bitashyiramo, ntangira kubara ka santimetero ku santimetero, ka milimetero ku milimetero, nibwo bwa mbere nashoboye kugafuka. Ndabigiye maze nkiga, nibuka ko nari narabwiwe yuko umwana amashuri asanzwe ananiye bamwohereza kwiga kudoda, bakamubwira bati ubwo amashuri akura nejya kwiga imyuga. Ndangije nibuka ukuntu iyo ushatse kujya kwiga muri universite yo hanze yigisha imyuga baguhenda cyane cyane, bakaguca amafaranga y'ikirenga utapfa kubona. Kubera iki? Kubera ko bazi yuko imyuga ari ihindura ubuzima. Baraza nyine bakagenera abantu ama offer ari mwisi, na ama offer ubona asanzwe y'ibintu nyine by'abantu bagenewe kubagira iby'abandi. Ariko cyagiye ushaka kwiragirira ibyawe, ntabwo bashobora gupfa kubiguha kubera ko bazi ko nibyo bikoze society. Nuko rero naje kuvumbura yuko buriya abana bize imibare neza, babahanga bashobora kujya kwiga imyuga bakayikora neza, ko imyuga yose isaba kwiga imibare. Ukona ko ukundi kuri mpindutseho. Hanyuma ikindi kintu kiza kinsetsa muri iryo shuri nanjye ryanjye ryo guhinduka ndimo, umunsi umwe anicaranye n'umwana wacu mukuru, umuhungu, twicaranye ahantu, hari ahantu Butware yarangije kubaka arahasiga, arangije aza kubwira wa mwana ati aha hantu mwana wanjye nawe uzahubake. Hanyuma umunsi we twicaye yarambwira, kandi yari mutoya ku buryo ntabwo ntekereza ko hari uwari wemfluwashije ibitekerezo bye. Arambwira ati mami, so daddy and you decided that I will build my house up here. Ndambwira yes, your father said. Nziko rwose mbese ntanze uko ibintu byagomba kugenda. Arangije arambwira, kandi yari muto afite imyaka nk'umunani, 9. Ahita ambwira ngo no, I don't plan to build my house here. I plan to be a captain of a ship, so I will build my house at the shore of a sea. I will not build here. Who told you that I'm interested in building here? No, ibyo byaransekeje. Wavuga ndavuga ati who told us? Rinde watubwiye ko ari etereze yo kubaka. Ni ikintu kikwereka ko hari ibintu bimwe na bimwe dufata ugazasanga uravunitse, ngo uvunikiye abana bakubwira ati ntabwo rwose tuye mu cyaro dushaka kwiturira mu mujyi,
umwuga ukora ntabwo ariwo dushaka gukora. Abana muri kumwe muba muri generasiyo imwe, ntabwo navuga ngo muri generasiyo imwe kuri generasiyo zikurikirana, uburyo bafite uburenganzira bwo gutangira kwikorera ibintu byabo igihe cyabo nuko babishaka, ntabwo ari wo kubavunikira. Uko rero ni ukuri bamubwira ngo uzaraga umwana uzamura agase niba ibyo bintu bitamwentereza cyangwa ku gihe cye bizaba bitagezweho cyangwa bifata bishaka. Ni ibintu byinshi tugenda duhabwa, isi ikatwakira igahita iduha ibintu by'ukuri. Cyokora kuko ijambo ry'Imana ko umuntu mwese asiga umurage w'abuzukuru, ariko nta buzukuru ni ukuvuga ngo nibo wemerewe kubikira, ntabwo ari abana, kuko abana baza bakishakashakira ukiriho nabo bakazasiga iby'abuzukuru. Ni uko biri bivuga niko kuri. Bigaragaza rero yuko mu gihe nandimo niga kandi n'uyu munsi ndakiga, nagiye mbona ko hari ukuri kwinshi twahawe kudahuye n'ukuri rwose, kudahuye n'ukuri. Nari ndi kubabwira rero ibintu bijyanye n'uyu muntu witwa Bugingo. Ndumva ari inyigisho nini cyane nubwo ashaka kuzagaruka, kuko nyivuze yonyine ntabwo nabirangiza byose mu cyiciro kimwe, kuko ndashaka kuzagenda ngaruka kuri buri muntu. Kimwe mu byo nashaka kukubwira ni uko uyu mubiri ufite Imana iwuduha, data wo mu ijoro ajya kuwuduha, yari yarateguye yuko uyu mubiri uzagira ikintu ushobora kurwara. Rero yadutegura ikintu cyitwa ubuvuzi bw'ibanze. Ubuvuzi bw'ibanze nyine ntago tubwumva kimwe, ariko ubuvuzi bw'ibanze ni bwa buvuzi Imana yateguye, ikaba yateguye ko umunyarwanda atazakenera umuhinde kugira ngo akire. Hari indwara zagiye zizanwa n'imibereho tubamo, n'ibyo turya n'ibindi bintu bindi, ariko ubuvuzi bw'ibanze ni ubuvuzi Imana yadushyiriye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubuvuzi bw'ibanze basokuruza bari babusobanukiwe. Kimwe mu bintu ubukoroni bwadutwaye ni ubwo buvuzi bw'ibanze. Umuntu araza akagusoromera inyabarasanya, akagenda akayikamura, akayikoramo microchrome, kubera ko yashyize mu icupa, kubera ko ashaka kuyikonserva izatembera iva kure, ukajya kuyigura. Uzi ko irusha inyabarasanya y'iwanyu gukiza igisebe. Ariko hari ibintu bimwe na bimwe by'ubuvuzi bw'ibanze twakabaye tuzi. Kuzi ko ushobora guteka inturusu z'umweru ukazivanga n'umuravumba na antibiyotike, inkorora igakira. Uzi ko ushobora kuvanga umuravumba n'utubuto tw'indimu dusekuye na antibiyotike y'ako kanya. Uzi ko ushobora gukoresha inyabarasanya cyangwa se akaziraruguma ugahita ushyira ku gisebe. Jyewe nanacyonsa, kuko nonkeje imyaka, ndumva naronkeje imyaka nk'umunani, narabyenda kumeza ndonsa. Ntago nigeze nkenera umuti wo kuvura igikomere cy'abana. Nashyiragaho amashereka. Amashereka yo noneho nta n'uruguma agira. Umubyeyi ufite amashereka aba afite umuti mu rugo. Uyishyiriyeho umwana, igisebe gihita cyifunga ku kanya. Ni kwa kundi umwana ubona ababyeyi bagiye, akana karimo karapfuna mu mazuru, ugasanga bagiye akana ngo kabuze umwuka, kandi utonyangirizamo amashereka. Amashereka ni umuti w'ibintu byinshi cyane. Hari ubuvuzi bw'ibanze twakabaye dufite, Imana yadushyiriye aho ngaho. Hanyuma wenda abaganga bagakenerwa ku bintu bikomeye, bikanoroshya n'igiciro cy'ubuvuzi. Hako hari ibintu byinshi tutazi kwivurira, ibintu nka sinizite bavuga ngo ntabwo zikira, ngo ubana nazo oya. Kandi jyewe maze kuzivura kabiri, umunyu ufata ugashyira mu mazi, ugashaka serenge cyangwa se ikindi kintu gutere, ugashyira udutonya gatatu mu mazuru mu gitondo nimugoroba, mu minsi 3 ntabwo sinizite igaruka. Nanjye ubwanjye nari nzirwaye nzikira gutyo. Ni ukuvuga ngo Imana yaduteguriye ubuvuzi bw'umubiri, nibwo buvuzi bw'ibanze, ni bwa buvuzi umuntu wese ashobora afiteho access kandi nta giciro bugira. Ariko kubera ko isi ishaka ko tuba kuri dependance kandi ibintu byose biba bihenze, irabutwibagiza. Ariko ubundi ubwo buvuzi Imana yabudushyiriyeho. Ikindi cya kabiri ni ubuvuzi bwo ku rundi rwego. Nagira ngo ushyirireho hano indahiro y'abaganga bakora
n'abaganga ikwereka ubundi origine cyangwa se ikwereka inkomoko y'ubuvuzi. Ubundi ntabwo ndibona umwanya wo kubivugaho cyane, hari igihe nzabivugaho. Baravuga ngo bwavuye muri Mesopotamiya n'Abanyegiputa, ariko ubundi ubuvuzi intangiriro yabwo irimo hano. Ni ukuvuga ngo ni ba bamarayika, ni cya gihe bavuga ngo nuko abahungu b'Imana bitegereza abakobwa b'abantu batoranyamo abeza bo kubana nabo, nibo baje bakababwira amavertu y'ibihingwa batayabwiwe n'Imana. Ariko ayo mavertu y'ibihingwa natwe turayazi, basogokuruza bagiye bayagira. Ubwo nibwo buvuzi bw'ibanze bwagombye kuba bunoroshya ubuvuzi. Buri ndwara ifite ikiyivura ku rwego rworoheje, hagasigara bya bintu byazanywe n'iterambere, ibibyimba byo mo imbere, cyangwa se ushaka kubyara, inkomere zikomeye cyane zavunitse, amaksida n'ibindi. Ariko ubuvuzi bw'ibanze uyu mubiri Imana yabuteguriye ibintu bituvura mu bimera no mu byo turya. Nkurikije inyandiko nkweretse kuri ekran, urabona yuko abavuzi barahiriraga bagitangira, barahiriraga imana z'abanyamahanga mu gihe ubuvuzi bwaje kugira ngo bukagishyirwamo tekinoloji na siyanse, ariko aho niho bwavuye. Ni nk'uko rero n'abana b'Imana bateganyirizwa ko bashobora kuvurwa kubera ko biyaderesheje kuwabahaye umubiri. Njyewe iyo porogaramu nyuma y'imyaka 5 kandi nta munsi n'umwe irantenguha. Hari ubundi bwishingizi abana b'Imana bafite, ubwishingizi bw'avuga ngo ni njyewe Uwiteka ugukiza indwara. Bimeze nk'abantu babiri bafite imodoka, umwe akajya ku igaraje bakahambura imodoka bakamushyiramo grise, bakayivura, amapiyesi bakayasubiranya. Ubundi akaba afitanye amasezerano n'uruganda rukora imodoka, agafata imodoka akayijyana ku ruganda. Iyo ayijyanye ku ruganda rero, uruganda rurayihambura, rukayisubiranya, rukayitera n'irangi kugira ngo ivemo ifite karite z'uruganda, ikanashyiramo na guru y'uruganda nshyashya, mbese ikabikora nk'uko akora imodoka. Wajyanaho imodoka ikagaruka imodoka nshyashya. Icyo nicyo umwami wacu Yesu Kristo yaje kutwigisha. Yamaze igihe kinini akiza indwara, atwereka ko ntabwo Imana yaguha umubiri kandi ngo ube usenga Imana ye kumvira ibyo uyisabye. Ni muri urwo rwego rero, iyo umuntu arwaye ugafata igikoresho cyawe Imana yaguhaye ukakijyana imbere y'uwakiguhaye, aragikiza. Byose ni ukwizera. Kwizera ni nka turu ijya mu ijuru ikamanura yo gukira. Ndi umukobwa nigeze kumara iminsi nsoma, nkunda gusoma cyane, hanyuma ndwara amaso akajya ndya, umutwe ukarya. Njya kureba umuganga umwe, wari umuganga w'inzobere, yakoraga ahantu mu Kanogo. Ngezeyo nicaye, ibyo nsoma abona ndabisoma, twa tunyuguti dutoya, kumwe bigeze hirya, abona byose ndabisomye. Arangije arambwira ati je vois tu lis bien. Yavugaga igifaransa, ati ndabona gusoma neza. Ati ariko ce n'est pas bien pour une jeune fille de regarder comme ça. Ati tu dois porter des lunettes. Yarambwira ati ntabwo ari byiza rwose ko umukobwa mutoya yareba gutya, ati urambara amarinete. Ndabwira ni muga rwose ntabwo ndi bwambara amarinete, iyo gahunda ntayo mfite. Ayo maso agomba gukira. Arambwira ati genda ubitekerezeho. Ndagenda, ndagenda njya kuganira n'amaso yanjye, mbwira amaso ntabwo waba uri umugaragu ngo nanjye njye guha abandi bagaragu gukoresha. Imana yakumpaye kugukoresha kugeza umunsi nzavira hano mu isi nkigukeneye ugomba gukora. Nta marinete nzakwambika. Agenda ntangira gukora exercice z'amaso. Amaso burya akira mu mwijima, nkajya nyahindukiza, ntangira kunshyiramo indimu. Ni umuti nari narabonye mama wanjye akoresha, nkashyiramo indimu, iraryana cyane ariko irakiza. Amaso mu minsi mike yarakira, asubira kuri gahunda, ko nari nemeje kutazongera kwambara amarinete. Mu minsi yashize rero narongeye ndafatwa rwose, nko mu mezi nk'angahe ashize, fatwa n'amaso. Nibuka ko nakoze promesse ko ntazambara amarinete, kandi noneho ubwo nari maze igihe nsoma kandi nsomera mu nzu nkirirwamo. Noneho ntangiye ko ntajya mbona harazamo ibihu mu maso. Ndangije ndavuga ntabwo nzambara amarinete,
ndagenda gushakira ibisusa bya bindi byo ku nzuzi. Ni imboga dusuzugura ariko zifitemo intungamubiri n'imyunyungugu n'ibindi bintu biruta iby'amayepinari. Ndazifata ntangira kuziteka, nzifatamo regime mu byumweru bibiri bya bihu byari bivuye mu maso, kandi nsigaye nsoma arinda gushyira kuno umuntu yambaye marinete ukavuga se marinete yambariye iki, ariho yararebera hejuru y'amarinete, ufite marinete ntayiki. Ndavuga ngo watangana ari ugukura ntangiye kujya ndebera hano hashyira naho bitangira kwanga, nakwegerezaho nkumva ikintu kirankubise mu maso, ariko nyuma y'ibyumweru nka bibiri nari maze gukira. Nguhaye igitemo nyaje kugira ngo nkubwire yuko Imana yadushyiriye ubuvuzi mu bimera, ahubwo nibwo buvuzi bw'ibanze twari dukwiye kwiga kugira ngo umubiri wacu tuwubungabunge tuwufate neza. Hari n'ibindi miti myinshi ntakubwira, ariko ahangaha kubera ko si uwo mwanya navuye ngo nkeneye kuba nazagaruka kuri buri kintu, ariko twari dukwiye kubimenya umubiri Imana yaduhaye ubaho ute. Hari ikindi kintu rero nagira ngo nkubwire, nagira ngo noneho nkubwire ubugingo. Ngarutse hano ku bugingo, ubugingo ni ikintu cyigenga, ariko ya maraso bubamo aba mu mubiri niyo wakiriramo patrimoine genetique yose, niyo asobanura ngo uri mwene nde, uvuka he, uri uwa hehe, kandi uteye ute. Ni ukuvuga ko niba igifu cyawe Imana yaremye ko gikorwa, kigomba gukorwa hakurikijwe uko ababyeyi bawe bakoze. Ni ukuvuga ngo amazuru yawe azasabye byose, hari ukuntu harimo ak'ababyeyi bawe, hazaba harimo ababyeyi bawe nibo baguhaye bwa bugingo, nako nibo baguhaye za ngiramuntu ziza mu maraso. Reka noneho tugende tujye ku mwuka. Uyu mwuka ubundi niwe ugize umuntu, ni nawe utuma umuntu agenda nyine nk'uko ariwe watumye umubiri abaho. Muri mwuka niho naho haza patrimoine spirituelle yawe. Ni ukuvuga ngo iyo uvutse uba ufite n'uwuriwe mu buryo bw'umwuka. Ni ukuvuga ngo ababyeyi baguhereza uwo bari barimo. Niyo mpamvu mwumvaga kera abantu bagenda kuraguza cyangwa se basenga baterekera Ryangombe na Nyabingi, bakavuga bati tubahaye abana bacu, abana bose ni 8 kandi ni 8 wanyu. Ni ukuvuga ngo babaga bahaye entite igutegeka aha hantu, kuko niho haba ubushobozi bw'Imana bwo kudutegeka. Kandi aha hantu habera amafere yose menshi cyane. Urwego rwose rw'ibintu by'ibitekerezo rwururukira mu muntu rushyikira muri mwuka. Niyo mpamvu umwuka ntabwo ari wowe wenyine umubibamo, ababitsemo ibintu byinshi cyane. Hari igihe bakora ibintu bita fragmentation ya ame, tuzabivugaho, ugasanga nk'umuntu bakwicishije nk'agahinda ukiri mutoya kugira ngo babone porte d'entrée yo kwinjira bakagera ku bugingo, nako ku mwuka. Ukabona mu mwuka habera ibintu byinshi cyane, niho habera amasezerano yose y'ibintu byose byakubayeho. Abapsikologe, abantu abahanga mu ntekerezo, babyita ngo ni inconscient, ariko ntago mu buryo bw'umwuka ntago yari inconscient, ni esprit, niyo spirit. Ni ukuvuga rero ngo hano hantu habitsemo ibintu byose uriwe mu buryo bw'umwuka. Ni nayo mpamvu ugira gutya ukabona umuntu hari habitsemo muri we imbuto atazi, iri located, we ntabasha kuyira kuko ari umuntu. Ukabona umuntu igihe kirageze ibaye active, atari kose nk'uyu mwana ko yigaga neza avuye mu ishuri ati ubusuyu kandi wasaza ate, ugikire ukahita ati we ni wabo habaga abasazi. Iyo mbuto iza mu buryo bw'umwuka ikubitsemo utazi. Ni nayo mpamvu bakora uko bashoboye, bikaba ari amabanga, ari bya bintu bitabwirwa abantu, ukaba utazi ibikureba, wowe ugakura gutya gusa ugenda utazi ibibera ibyabitswe muri mwuka wawe. Umunsi umwe numvise ubuhamya bw'umugabo yagiye kugura imodoka, ageze ku ruganda arayifunukuza rwose, arangije ahamagara umudamu arambwira ati madamu, ya modoka rwose ndayiguze. Ngo arangije kumuhamagara, umugore ahita amubwira ati reka dusenge gato, ihangane dusenge, niba ari aho wari ugiye kuyisohora ihangane mbaze senge. Umugabo arambwira ati
ibintu by'abagore byo gukunda gusenga, urasenga se Imana niyo yampaye kugura imodoka uzigiye wakoze narikoreye. Arangije aramusuzugura agira ati ahubwo ubwo naho mu kanya umugabo aragenda agikora metero nkeya ahita agonga umuntu aramwica. Amaze kumwica ahita ahamagara umugore ati madamu ya modoka ndayigonze, ati ngunze umuntu ndamwishe, kandi nari ntarajya muri assurance. Hanyuma ngira ngo bari mu gihugu cy'abaturanyi cy'amajyaruguru y'iwacu, ngo arangije ngo umugore nawe ahita telefona nyina w'umuhungu ati umugabo yishe umuntu aramugonze, ati yaravuye kugura imodoka none akisohora mu ruganda ahise agonga umuntu. Hanyuma umuntu uranyuma nyine ngo ahita amubwira ngo harya yujuje imyaka, ambwira imyaka, ati na se byamubayeho, ati nawe yishe umuntu kuri iyo myaka. Ibyo bintu rero bagerageza kudusinziriza ngo tutamenya ko biriho, ariko biriho, biri hano mu mwuka, biba bibitsemo. Ni imbuto zose z'umwuka zigera igihe zikaba active, ukabona umuntu arize ni umuhanga ararangije abonye akazi, wajya kumva ukumva ngo yishe umuntu, agahita kariyeri yihagarara bagahita bajya kumufunga. Ibi bintu byaje gute? Ntabwo ari accident. Mwajya mwumva ijambo ukuntu Yesu yakunda kuvuga ngo ni ukuri ni ukuri. Ikintu cyose kiza inshuro ebyiri kiza mu buryo bw'umwuka cyarangiza kikaparesa muri realm, muri natural, muri physical realm cyangwa se muri dimension naturelle. Ni ukuvuga niko ukunda ubona inzozi yataye ari kushumari, wowe ntabwo ari kushumari, ahubwo hari ibintu biba biri kuba active muri wowe kubera ko utigeze wigishwa ntubimenye. Ngo ujye imbere y'Imana uyibwire uti nabonye ibi kandi ufite ubushobozi bwo kubikuraho. Igihe cyose twigize abantu bigenga bishoboye, buriya nta muntu, umugani abanyarwanda nibo bavuze ngo ntawigira. Ubundi rero umuntu agirwa n'Imana. Niyo mpamvu twagombye guhora turi imbere y'Imana, kuko hari ibintu birimo aha ntitubireba. None niba n'ubwonko bwawe udashobora kubureba, uratekereza ko ibirimo aha ngaha uzabimenya ute? Epfo hari ibindi binyabubasha bibireba. Niyo mpamvu rero aha hantu habera ibintu bikomeye cyane, kandi tubaho byanze bikuze mu buryo bubiri, bw'umwuka n'ubw'umubiri. Niyo mpamvu ujya kumva ukumva abantu bamwe, umuntu aravuze ati yewe nzakora, undi akavuga ati burya ngomba gukira ariko ngomba guca muri shortcut. Bati byaranze, ibyo nkoze byose biranga. Yesu yaduhaye ibanga, aratubwira ati akabuto karezise gakomeje guperesista niko kera imbuto. Hanyuma rero abantu bo bakakubwira bati hari inzira zoroshye, ugahita unyaruka kujya kureba umupfumu. Ntimubahakane, abapfumu baravuga ngo iby'abapfu birirwa n'abapfumu, ariko hari abandi batari abapfumu. Wenda nitugira umwanya tuzabiganira, ko tuba dufite umwanya muto mu kiganiro kimwe, ariko hari urundi rwego. Abo ni abantu biri n'abandi bivuga ngo ni abaraguzi b'imitwe bigana ibintu ariko batarabibonye. Hari abandi rero bajya mu ishuri cyangwa se bagahabwa ubwo bushobozi kubera ibitambo batanze. Ni abarozi. Abarozi nabo ku rwego rwa mbere bakurikira abapfumu. Abo ngabo bakora ibyo bita sorcellerie. Nubwo tubita abarozi, bakora sorcellerie. Sorcellerie rero ni iki? Ni bene wa muntu uba utarize adafite ubwenge bufungutse cyane, akagenda bakamwigisha amavertu y'ibihingwa, bakamwigisha uko avangavanga ibintu, bakamwigisha amagambo, bakamwigisha uko ahamagara imyuka, bakamwigisha uko atamba ibitambo. Abo ni ba bandi ujyamo, harimo n'abasigaye bajyamo barize rwose bakabarukita ibintu byageze ku rundi rwego. Kuva umwami Yesu yaza agafungura realm spirituelle, nubwo yari isanzwe ariko ntabwo twari dufungutse. Abantu barafungutse cyane. Akajyayo bakamubwira bati genda usane intama cyangwa ihene, utuzanire n'amazina y'abantu bawe cyangwa utubwira butanga. Ubyemeye barabimubwira, utabyemeye barabimuhisha. Waragenda bagahita bagira accès, bagafata nabaha amareference, muzagende murebe nk'ubutumwa bwitwa Vibe Abitel. Wabutanze aracyana ariho, ni umuturanyi w'umuvandimwe mu gihugu cyacu kiri mu burengerazuba bw'u Rwanda. Agahamagara ugafata nk'itungo ukarishyiramo, ugahamagara ubugingo bw'abantu bukaza kuba muri rya tungo. Wakwica rya tungo abantu bagahera ko bagapfa cyangwa umuntu agapfa. Ibyo ni ibintu biriho, birazwi. Hari urundi rwego rero rw'abakozi b'umwijima rwitwa abamaji. Abo ni abakozi bari hejuru, babandi noneho bo bize, bashobora gukora amaformule magique, biga ukuntu isi ikorana n'isi y'umwuka, uburyo bafungura amabanga y'umwuka.
abo ngabo rwose ni abantu baba barize bakoresha noneho ibyo bita ama incantation cyangwa aba formule magique. Hari rero noneho abandi bari hejuru baba batanakeneye kujya kureba abantu bo bahamagara bakabaka ububasha, bakaba bari mu mirimo bajejwe amabanga y'umwijima. Abo bose baviza umuntu hano, ariko kubera ko mwuka adapfa, kandi uribuka ko nabikubwiye ku kiganiro cyacu nduva nk'icya gatatu, ibijyanye n'uburyo umuntu apfa, uburyo bavuga ngo urwabya rwa zahabu rumenekera ku isoko, ikibindi kiberekera ku iriba, baba bari kuvuga ko umubiri upfa ikibindi, urwabya rwa zahabu, akagozi k'ifeza kagacika. Ni uburyo ibi bice biririye, ariko Imana akaba ari yonyine ibizi, ariko hakaba hari abandi bo mu rwego rw'umwijima bize uburyo ibi bice biririye n'uburyo bashobora kubyinjirira kugira ngo bafungure irembo hano. Nibamara kurifungura, burya iyo ubona umuntu arira ntabwo aririra hano, ni bugingo uri kurira, ariko umubiri ni igikoresho cyerekana ko umuntu ababaye. Ni ukuvuga rero ngo bazi uko binjirira hano kugira ngo bagere hano, bafite uko babikora. Hanyuma rero bamara kubikora ukabona hari igihe habaho impinduka mu buzima, kubera yuko bo bafashe umwanya wo kwiga. Abantu bariho n'ubwoko butatu. Hariho abantu b'umwijima bajijutse mu rwego rw'umwijima rwose, bafite ubwo buzima buri akitifu. Hari abandi bajijutse kubera ko bize ubuzima bwo mu mwuka mu buryo bw'Imana ibishakamo. Abo nabo barasenga, hakajya ba bandi babiri ntabwo bajya gusenga, ahubwo ujya kuryama, bo bakajya mu bintu byabo nyine muri ayo mabanga yabo. Hakaba n'abandi bize uburyo umuntu abaho mu buryo Imana ibishakamo, abana b'ijuru. Abo nabo barasenga. Hakabaho n'abandi bibereyeho batazi ibiriho, babona gusa ibintu bihita, batazi ko bafite ubutware ku biriho, badashobora kwegera Imana mu buryo ishaka. Ukabaho uvanga ibyaha n'ubuzima, abandi bakagutekera ubuzima. Igihe kimwe tuzaganira none ku birema, ku bintu bijyanye n'igihe, nzabiguhaho ubuhamya utangare. Muri uyu muntu rero niho habera ibintu byose by'urwego rw'umwuka by'amanegosiyasiyo bibanza kuba ku rwego rwa mbere, kuko umuntu atigenga aba afite ubutegetsi bumugenga, either ni ubw'umwijima cyangwa ni ubw'Imana. Hanyuma Imana igirira neza ababi n'abeza, ikajya yita kuri ba bandi biberaho gutyo batazi bihita n'ibipfa n'ibikira. Ariko ukurikiye muri Bibiliya wabona ko hari abantu bafitanye ubumwe n'Imana, bashobora gusega Imana mu buryo Imana ishaka. Ntabwo umuntu yakubwira ngo ngiye ko bitarangiye, nkuvuga ngo ngiye ko ntabasha kubigeraho. Hari aho ubutaragera nyine, hari ibyo utigomwe, hari ibyo wanze gutanga. Njya nibuka njye kugira ngo ngere ku rwego rwo gusenga ahantu utumva isengesho ritarenze hano, ukajya usenga. Noneho nageze ahandi, aho hantu handi, ariko byasabye imyaka ine hari ikintu nigomwa kandi nkurikiza uko Imana igishaka, niho numvise izo mpinduka. Niyo mpamvu rero nawe niba usoma ijambo ry'Imana nturikurikize, Yesu we yarangije kuvuga ko numva ijambo ry'Imana ntarikurikize ameze nk'umusazi, none wibereye kuri urwo rwego. Niba rero utangiye gukurikiza ijambo ry'Imana, hari uburyo Mwuka Wera atangira kuguha gukura kugeza ku rwego ugeraho azajya ashaka kukubwira ati ibi n'ibi bimeze gutya, ukaba uri kumwe. Nk'uko nyine umuntu winjiye mu rugo wese ntabwo agera mu cyumba, ariko abana ba nyir'urugo barahagera. Nawe rero hari igihe niba se uvuga uti nzasenga umunsi umwe ku cyumweru kandi ngewe gusa ntabwo, cyangwa se ku isabato, ukaba uri aho ngaho ariko utarigeze ushaka kubaza Imana utari ko nk'ibi bintu bivuga iki, ko ntabyumva. Nguce bugufi imbere y'Imana. Rero mfite ibintu byinshi numva navuga kuri buri rwego rw'ibi bintu, ariko sindi bubyinjiremo cyane gusa urabona akanya. Ahubwo nagira ngo nkubaze, nagira ngo nkubwire niki Imana yita gupfa. Uyu muntu iyo yinjiye uyu bugingo agafungirana Mwuka akamubuza ijambo, Mwuka akagira agaceceka burundu, agaceceka, uyu bugingo akaba ari ufata ijambo, uyu muntu Imana imufata nk'uwapfuye. Rimwe ni wa muntu ugera n'igihe wishe umuntu ntunabimenye, ukavuga ati ni byiza yapfuye se agatanga amahoro. Uragiye urabeshya ukavuga ati reka nikiniraga, ukaba utakigira umutimanama kubera ko wararangije kumwica, umushyira ahantu urafunga, yibera mu mwijima.
hanyuma umuntu uyu muntu uyu ntabwo ashobora gusenga, kuko iyo dusenga dusengera mu kuri, ni ukuvuga mu ijambo ry'Imana n'uburyo Imana ishaka no mu mwuka. Uyu muntu niyo yasenga avuga ngo urahenge gusenga, ntabwo aba ajyayo, nyine aba ameze nk'uwapfuye imbere y'Imana. Uyu niwe Yesu yaje gucungura, ntabwo yaje gucungura umwuka, Yesu yaje gucungura uyu, kuko uyu niwe uzajya mu ijuru cyangwa se ntajyeyo. Kandi uyu nta nubwo igihe cyo kujya mu ijuru kiragera. Iyo abantu bapfuye ntabwo bajya mu ijuru, bajya muri paradizo, abandi bakajya kuruhukira ahantu habo, abandi bakajya kubabazwa, gutangira imibabaro nyine ya vangu. Uyu muntu rero iyo atabashije, ni ryari Imana ivuga ko umuntu ariho? N'igihe umubiri uyu na bugingo n'umwuka w'umuntu bemeye gupfukama imbere y'Imana bakisumeta. Noneho uyu akamenya ko aseriva uyu akamenya ko aseriva uyu. Nicyo kitubaho iyo twemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi. Araza dukora ibisabwa ngo twatuze akanwa kacu ko Yesu ari umwami, turabyizera kandi tukabyatura. Iyo tumaze kubyatura turakizwa, ngo watuza akanwa ke ko Yesu ari umwami, uwizera akabyatuza akanwa ke ngo azakira. Uyu muntu rero Yesu ahita akora operasiyo mu buzima bwe. Noneho uyu bugingo agatangira amasomo mashya, uyu mubiri agaca bugufi, akamenya ko hari ibintu agomba kureka. Hanyuma uyu nguyu mwuka akakira mwuka wera. Ntabwo umwuka wose, niba mubisoma ijambo ry'Imana, imbere y'Imana hari imyuka 7, ntabwo imyuka yose ari mwuka wera. Mwuka wera ni bwa bushobozi bw'Imana iva muri yo, ifite ubushobozi bwo kuba hose, ikaza kuba muri wowe, igatangira rero kukwigisha. Iyo itangiye kukwigisha rero, uyu bugingo atangira kujya gusoma ijambo ry'Imana, agatangira kumenya, kuko ijambo ry'Imana ni ko kuri. Agatangira kuvuga ati ibi bintu mbese ni gutya biteye. Yatangira, ni hahandi ujya wumva abana b'Imana dufata umwanya wo kwiyiriza ubusa. Niyo dufata umwanya wo kwiyiriza ubusa. Uyu muntu iyo turi, ni ukuvuga ngo duhita tujya muri operating modes zitandukanye. Uyu ashobora cooperatinga, uya cooperatinga, niyo cooperatinga. Barya iki biterwa n'ibyo turya. Uyarya ibiryo, uyarya ijambo ry'Imana, uyatuzwe no gusenga. Ni ukuvuga ngo uzamenyera ku rwego rwawe uburyo ubaho, ku rugero usenga. Iyo rero turi mu kazi tuzi ko dukeneye imbaraga nyinshi, cooperatinga, wenda tuvuge, reka ntange urugero, niba ndya 60% hano, ahangaha nkaba wenda 20%, naha 20% bitewe n'akazi mfite, ni hahandi wumva wakamutse. Ariko iyo ugiye gusenga uhita ugabanya, ugafata, iyo ugiye muri ya masengesho atuma ngo abantu banjye nibiriza ubusa bagaca bugufi, duhita dufata uyu muntu tugahita tumukuramo tukamuha 10%. Uyu nguyu tugahita tumwongerera tukamuha 50%, tukamuha 40% cyangwa 50, bibaye 60. Uyu tukamuha 40, uyu tukamuha 50. Ni ukuvuga ngo umwanya wawe urawufata ugahindura ibyo wakoraga. Niba umuntu uzakubwira ngo abantu ngo bariyiriza bagapfa bakagira gute, ni ukubera ko batigeze biga imikorere y'umuntu. Umuntu rero iyo mugabanyirije hano ukamusigira 10 ntabwo apfa, kuko urabizi ko kugira ngo umuntu abeho agomba kugira ikintu afata. Hanyuma uyu nguyu cyangwa se batagifata ku gihe kiri limite, ugomba kumenya ngo abaho ate. Uyu nguyu ukamugaburira ijambo ry'Imana, ukaba ariho ushyira imbaraga. Uyu nawe ukamusengesha. Ntabwo iyo uri muri ushobora gukora operation kubaho muri mode zitandukanye. Ushobora gufata uyu noneho ukamuha 80%, washaka ukamuha 60%, uyu ukamuha 20%, uyu ukamuha 10%, biterwa n'icyo wiyemeje kujyamo n'icyo ushaka gukuramo. Kandi aha hantu niho twinjire dushaka kumenya amakuru y'ibitwerekeyeho tutigeze tumenya. Winjiramo muri iyo spiritual mode, ukajya kubaza muri board
ry'Imana cyangwa muri biro y'Imana ishinzwe amakuru, information biro y'Imana, ukayibaza uti ese ibi bintu uko bimbaho biva hehe? Igihe kiragera Imana ikagusubiza. Twibukiranye ngo urubuto rurushaho rukomeza umutsi, niko navuga ngo nirwo rwera imbuto. Hanyuma rero uyu muntu wese ashobora kubaho ukamumenyera ibyo arya, kugira ngo umuntu abe ariho nuko agomba kurya hano, akarya hano, akarya hano, ukamubeshaho ukurikije ibikenewe. Niba ukeneye kwegera Imana cyane, ushobora kugabanyaho hano ukongera aha n'aha, cyangwa ukagabanya aha ukongera aha, ukurikije uko ugomba kubaho. Icyo nzi ni uko umuntu utarya ijambo ry'Imana adashobora kubaho, nta buzima bafite. Igihe rero dukijijwe, twakiriye Yesu nk'umwami n'umucunguzi, araza agategeka, aguha mwuka we. Mwuka we, ibi bice bibiri bibaho submitted. Uyu muntu atangira ubuzima bushya, ni nabyo bita kuvuka ubwa kabiri. Ni nk'uko wahindura disque dur, ni ukuvuga, cyangwa se carte mère. Ni ukuvuga ngo iyo uyihinduye uzasanga bya bintu byose ukuntu wabitekerezaga bihinduka, kandi n'ibintu bitwara igihe kirekire. Nk'uko isi iba yarafashe imyaka yo kukwigisha, niko ufata igihe usubira inyuma, cyangwa se uva muri bwa buryo utangira gufunguka. Ibi bintu ntabwo nari mbizi koko, ese kurya ni uku bigenda, ese ukuri kw'Imana kubivugaho iki kintu, ese burya ntabwo nemerewe kwihorera, nari nzi ko kwihorera ari byiza, ese burya ntabwo nemerewe kwanga undi muntu, ese burya ni uku bimeze. Ibintu byose isi yagushyizemo igira ngo igufunge, igerageze gufunga, utangira kubisohokamo. Ni muri urwo rwego rero iyo umuntu Imana ibona ko ariho, aha hantu haba ahahakora, kandi aha hombi humvira umuntu. Nanone reka avuga ku kintu cyitwa kuzuka. Iyo umuntu apfuye, ubu bugingo bugira aho bujya, kuko nabikweretse. Umubiri yisubirira mu gitaka. Uyu nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo asubira ku Mana yamuremye, ariko iyo atakoze neza, yabaye imfungwa akibera muri ibyo byaha, agasubira ku Mana. Kuko nabikubwiye, ni ba bandi isi y'umwijima ifata igahindura abadayimoni, ikavuga ati wowe uzi ibyo mu muryango wo kwa kanaka, ni wowe uri bujye gutezaho ibibazo. Wajya kure ukabona abantu barimo barashwana, abantu bari gutera hejuru, kumbe bafite ibyo bita monitoring spirits, zihora zizi ko nta mahoro agomba kuba muri uwo muryango, kandi zizi amabanga yabo yose, ikagera gutya igahita yongorera nk'umwe ikintu, ukagira ngo ni wowe, kuko ibiza hano ntabwo ubibona. Ugahita wumva ututse nk'umuntu nk'ikintu kimubabaza cyane, ati murambwira gutyo, iwanyu ntabwo bigeze kwiba ihene, papa ntiyayibetse, n'ubundi muri abajura. Ukibaza ukuntu umuntu yabimenye, bikakuyobera, kumbe bihishe hano. Niyo mpamvu n'Imana iyo tugeze igihe cyo gukizwa turatura, ni ukugira ngo hatagira amabanga y'umwijima, y'isi y'umwijima usigara ubitse, kubera ko ako kantu ushobora kuba ukazi, cyangwa se waba utakazi ukagahishurirwa. Niyo mpamvu rero umuntu udakijijwe we ntashaka kuva, aguma muri komforo ye, kubera bati kora ibi, akaguma muri komforo, ntashaka kuvamo. Ibintu naho mwabimenye, ntabwo aguma muri komforo akikomeza. Ariko ijambo ry'Imana, guca bugufi bizana amahoro, guca bugufi bizana umugisha. Nagira ngo rero tuvugane ku kintu, ninde uzazuka? Uzazuka n'uyu mubiri. Niba warumviye Imana, uyu mubiri azazuka, ngo tuzahabwa imibiri mishya, imibiri yacu ihinduka ijye gusa kubana n'Imana mu ijuru. Ariko mu gihe cyo kuzuka, abantu batemeye Imana bazagenda bajye kubana na Satani, bahore bashya iteka ryose, kubera ko bahindutse ibivume, kubera ko bahindutse ibinanirane. Rero turiho turababwira ibyo kwakira Yesu nk'umwami n'umucunguzi, no kubabwira iby'ubugingo bushya, no kubabwira ibyo kuvuka ubwa kabiri. Ijambo ry'Imana rifite uko ribivuga. Kuvuka ubwa kabiri, uhita utangira guhabwa imitekerereze mishya. Umwuka wera niwe utangira kugukira, araza agafata icyicaro, kubera ko wakimuhaye muri mwuka wawe. Yarangiza agatangira kujya akubwira, akwereka uko ukwiriye kubigenza, akwereka uko wumvira ijambo ry'Imana, aguha kumvira. Hanyuma uyu bugingo agatangira guhindura imitekerereze, agatangira gutekereza mu buryo Imana ibishaka, kandi akumvira. Umubiri nawe akisumeta,
niyo mpamvu ngo tubabwira ngo umuntu ashobora kwiyiriza iminsi 20 nk'uko Yesu yabikoze, ni ukubera ko umubiri avuga ati ndakira ibyo bampaye mbe ntuje, ni kubw'inyungu zanjye. Uyu bugingo nitwara neza mukakumvira Mwuka w'Imana, nzahabwa kuzajya mu ijuru, nzahabwa kubona Imana, kandi naranemwe ndi igitaka, nzahabwa kubona Imana. Mbega ibintu byiza! Nagira ngo mbahamagarire, mbahe karibu mu bwami bw'Imana, mu bwami bw'ijuru. Imana iduhana umugisha kandi duhe kumvira isomo, maze mu gihe gikwiriye, niba tubyemeye, tuzazukane na Yesu. nagira ngo mumenyeshe yuko abantu bose bari ku isi atari abantu. Ndashaka kuwendika ati zimwe na zimwe ziri mu ijambo ry'Imana. Kugira ngo umuntu abe umuntu nuko aba afite ibiriya bice bitatu: umubiri, ubugingo n'umwuka. Ariko mu isi hari abantu bafite umubiri n'umwuka gusa, ndetse baza bakiyoberanya. Na Bibiliya ubwayo iratubwira yuko Satani ashobora gufata ishusho y'umumarayika w'umucyo, ariko wowe ntaba afite umubiri, ariko hari abandi bafite umubiri. Tugitangira mu ntangiriro tubona umuhungu umwe wa Adamu witwaga Kayini. Kuva muri Edeni, kuva habaho ikintu cyitwa icyiza n'ikibi bikinjira muri bugingo, hahise haba ibintu bidasanzwe. Igihe cyose icyiza n'ikibi bivanze, ikibi cyica icyiza. Ntabwo bishoboka yuko icyiza n'ikibi bibana. Niyo mpamvu umwana w'umuntu kamere irimo icyiza n'ikibi. Yo bavuga ngo gusa ukuntu ngo yasekaga neza, gusa ukuntu ahobera abantu neza, gusa ukuntu akunda kujya gusenga, aba ari muri ya kote y'icyiza. Ariko biragira ikibi cyishe icyiza buri gihe. Ikibi kigaburira icyiza kugira ngo kibeho, bikarangira cyishe icyiza. Niyo mpamvu kugira ngo umuntu abeho, Imana itandukanya ikibi n'icyiza. Nagira ngo nkubwire ko ibintu byabaye ku gihe cya Kayini, Imana yabihinduriye ku gihe cya Yakobo. Ku gihe cya Yakobo nabwo ikibi cyari kigiye kwica icyiza, Esawu yaragiye kwica murumuna we. Ariko biba ngombwa ko icyiza n'ikibi bitandukana. Yakobo ajya kuba he, naho Esawu ajya kuba he nawe. Igihe cyose bari kubana, Esawu yari kumwica, ikibi cyari kwica icyiza. Aho niho inkuru y'ikibi n'icyiza bigiye gutangirira. Nayo mpamvu dushima Imana cyane yahaye Yakobo izina rya Isirayeli. Buriya hari ikintu yahinduye mu mibereho ya muntu. Ntabwo ndi bubitindeho cyane iby'icyiza n'ikibi, kubera ko mfite byinshi nabivugaho. Najya mu bintu bya Ishimayeli na Isirayeli nako na Isaka, ariko ntabwo ari isomo ry'uyu munsi. Nashaka kukubwira ahubwo yuko abantu bose bari mu isi atari abantu. Icyo gihe rero Imana yirukana Kayini amaze kwica Abeli. Kayini yagiye ahantu hitwa mu majyaruguru, mu majyaruguru y'isi, ajya gushaka y'umugore. Ni ukuvuga ko mu isi aho hantu muri icyo gice, kuko Imana yari yatuje umuntu muri paradizo, ariko byabaye ngombwa ko imwirukana ikamuvanayo, kubera ko yari yasuzuguye, atakiberewe no kubayo. Twabivugaho byinshi cyane, twavuga urwango rwa karande. Ijambo ry'Imana rivuga rwari hagati ya Satani n'umuntu, kuko Satani niwe wahoze atuye muri paradizo, ari umumarayika agenda mu mabuye y'umuriro. Biza kuvuga ko Imana imukuraho, hanyuma izana umuntu rero yaraje kubaho ahantu ntabwo Satani yari kubyihanganira. N'igihe cyose uzibeshye ko Satani agukunda, uzaba wibeshya, ntashobora kugukunda. Ijambo ry'Imana rivuga ko harimo urwango rwa karande rwa kera bitse, rw'uko ushobora kujya gutegeka aho hantu. Ariko ibyo nabyo Yesu yarabihinduye. Yesu niwe waje kubihindura burundu. Kandi nawe ngira ngo mwarabyiboneye ko ikibi cyishe icyiza, nako gukisha icyiza. Igihe Yesu apfira ku musaraba, ariko byo batari bazi nuko icyo cyiza bari kwica kitashoboraga gupfa, kubera ko Yesu yari porteur y'imbuto yose nziza w'Imana, yari imbuto y'Imana. Niyo mpamvu rero Yesu yahise atsinda burundu, arangije biba ngombwa ko nawe ajya kubana n'Imana, kugira ngo atangire kujya afasha kandi akarera umuntu wese wiyemeje gutandukanya ikibi n'icyiza. Kubera ko habamo souffrance, habamo gukurikirwa, habamo iki. Abantu bose mu gitabo cy'umukristo murabizi ukuntu yahuye na marayika w'umwijima cyangwa se dayimoni w'umwijima, bakamubwira ati ntabwo nkunda ko abantu banjye bamvaho, ngomba kurwana kugira ngo abantu banjye bangumeho. Rero aho hantu Kayini yagiye avanyeyo umugore kandi yarabyaye,
niba mushaka kureba mwajya mu gitabo cy'intangiriro mukareba Kayini niwe waturutsweho n'abantu benshi b'imyuga yagiye ibaho mu isi. Ibintu bibaho nk'amadini, amadini yamaze kwiga mode operatoire y'umuntu arayizi. Azi ko iyo ukoresheje indirimbo, kubera ko Satani yari azi iryo banga ko indirimbo zituma umuntu agwa neza, ariko iyo aguye neza agwa neza hano muri bugingo, ntabwo agwa neza muri mwuka. Ibintu bye ni alignment, agomba gukurikiza gahunda y'Imana. Iyo atayikurikije ntabwo aba ari mu buryo. Rero bugingo uyu nguyu ni witegereza ibintu byabaye kuri Sawuli, uraza kureba ukuntu ngo Sawuli ngo abadayimoni bamuteraga ngo yarangiza bakajya kumushakira umuntu uririmbira. Barabizi agaciro k'indirimbo, rero muvyo karirimba ugasinzirira mu kuririmba, ntiwinjire muri mwuka ngo umenye alignment. Abantu rero bose ntabwo ari abantu. Icyo gihe rero Kayini yagiye muri Edeni, hanyuma asangayo abantu, akurayo umugore. Hanyuma ahandi hantu nanone tubwirwa ni igihe nyine muri Bibiliya mu itangiriro bavuga yuko abantu babaye babi cyane. Abahungu b'Imana ni ukuvuga abamarayika baguye bakaza bagatoranya abakobwa b'abantu bakabana nabo. Hanyuma haranditse ngo abantu barebare kandi banini bari bakiri mu isi na bugingo n'ubu, abantu b'ibihangange. Ni ukuvuga ngo Bibiliya itanga utuntu tumeze nk'amakode rimwe na rimwe udashobora gusobanukirwa, kereka ariko ukaba uri gusobanuriye. Kubera yuko igitabo cya Enoki cyaje gukurwa muri Bibiliya, ariko Petero arakivuga, ngira ngo hari na Yakobo, hari ahantu nk'habiri hakivugwa muri Bibiliya, cyakuwe muri Bibiliya n'abaje kuyandika kugira ngo abantu batamenya ukuri ku mateka yabo, kugira ngo kidasenya siyanse, kikavuga ko Imana ifite ububiko bw'imvura, bakabona ibisobanuro bashobora guha abantu byose kugira ngo abantu batamenya ukuri. Ariko icyo gitabo cya Enoki kirahari n'ikimenyimenyi Bibiliya ya Etiyopiya, y'Abanya-Etiyopiya. Bamwe mu bantu bakomeje kuba mu kwemera Imana igihe kirekire, yo iracyagifite. Hanyuma rero muri icyo gitabo havuga ukuntu abo bamarayika Imana yabafunze ikabashyiraho umwijima ku maso kugira ngo ikabahana, kandi ikababwira ko abana babo batazabaho, abana babo bagapfa. Aribo bitwaga Abanaki ndetse n'Abanefilimu bakaza gupfa, kugira ngo harimo n'amafilimi menshi avuga kuri abo bantu. Abo bantu rero ngira ngo kubera ko batabaye gutyo, hari indi myuka yabonye ibyo bintu, iravuga iti nidushaka gukora koloni mu bantu tukagenda tukababyaramo nk'ibiremwa by'umubiri, n'ubundi inkuru yo muri y'umwuzure izongera yisubiremo. Rero bagahita bavuga bati reka tujye noneho twinjirira abantu mu buryo bw'umwuka, reka noneho tujye twinjirira abantu mu buryo bw'umwuka. Nibyo biri nakubwiye, ugira gutya ukajya kubyara umwana ukumva n'uwawe, ntiwumve ko Imana ari ifite uburenganzira bwo kurema, hanyuma ukagira gutya ukabyara umuntu nyine nk'aho ari uwawe. Haba hari ibindi biremwa bihari nabyo bitanga umwuka. Niba utahaye Imana karibu, uratekereza ute yuko Imana yaza kuba mu buzima bwawe? Ubundi ubwiwe n'icyo uzabyara uwo ari we. Niko tubyara abajura, niko tubyara iki? Ni uko tutigeze twigishwa yuko domene yo kurema ari iy'Imana. Mbere yuko tubyara twagombye gutumira Imana, tukabibaza niba ari n'ubushake bwayo, tukayibaza niba no muri plani zayo yashyizemo uwo muntu, niba yaraduteguye ngo bari twe tumwakira. Ntabwo kubyara ari domene yacu gusa, kubyara ahubwo na domene ni na domene, ahubwo kubyara ni umurimo dukorera Imana, kubera yuko yadushyize mu isi ikadutegurira icyo kintu. Ariko hari igihe ishobora kugushyira mu isi hari izindi devoir yaguhaye zitari kubyara. Ibyo ntabwo tubyigishwa. Ushobora kororoka mu bundi buryo, ushobora kuba ufite ibindi bitekerezo uzanye, nk'uko ba Samusoni babayeho ntibabyara ariko bakamarangiza umurimo w'Imana, nk'uko Eliya atabyaye ariko akarangiza umurimo w'Imana, nk'uko Pawulo atabyaye, nk'uko umwami wacu Yesu Kristo atabyaye mu buryo bw'umubiri, ahubwo yabyaye twebwe, yatubyaje amaraso ye. Rero ni ngombwa gutumira Imana. Iyo bitabaye ibyo, Satani akora ibintu byinshi bikomeye. Ahubwo ndetse nzi neza ko yigeze kumva ubutumwa bw'umukozi umwe w'umwijima wavugaga ati mu mategeko yacu twari dufite harimo kwensita abantu kugira polygamy na polyandry, kugira ngo
polygamy na polyandry ryo gushaka abagore benshi n'abagabo benshi ngo kugira ngo Satani agire imyuka myinshi imukorera. Kubera ko hari ahantu nduva ahari ari muri Maraki, ni ahantu hamwe muri Bibiliya handitse ngo Imana yaremye umugabo n'umugore, yakuye umugabo mu mugore, yaremye umuntu umwe gusa, ngo nubwo yari ifite umwuka uyisagutse, kugira ngo bigende bite, ngo kugira ngo izabone urubyaro ruyubaha. Ubundi ni muri gahunda y'Imana ko umuntu akomeza ava muri uwo nguwo, kugira ngo Imana izabone urubyaro ruyubaha. Iyo rero hajemo ibindi bintu, iyo tutahaye Imana umwanya, ntago Imana ariyo mwuka wenyine, hari imyuka myinshi cyane rwose nayo ihita ivuga iti natwe turahari, reka natwe dukora ibyo dushaka. Ni ikintu cyo kwitondera. Ahandi hantu rero muri Bibiliya hatangaje ni mu gitabo cya Daniyeli, aravuga ati mu gihe cyabo bami, ati abo bami bazagerageza kwivanga n'urubyaro rw'abantu ariko ntibizashoboka. Ati ku gihe cyabo bami, ngira ngo nacyo gihe tugezeho, abantu nyine b'abantu batekereza ukwabo. Wowe ubona ute umuntu, umukobwa araje aguciyeho yambaye ubusa, ninde wabwiye ko ari umuntu? Kubera ko umuntu ubundi agira isoni, ibi bintu ni ibiki ndi gukora. Ibintu n'abantu bakora ubona bitari mu isoni, nta cyakubwiye ko ari wa muntu ufite bya bice bitatu. Ashobora kuba ari umuntu nawe woherejwe mu isi kugira ngo aze kugumura abandi, bakomeze kwereka Imana ko ntawe uyitayeho, ko abantu bose batayishaka, ko abantu bose bayirambiwe, ko ntawe ushaka kuyigarukira. Bayereke, bakore, babuze. Ni uburyo bwo gufata abantu mo otaje kugira ngo ijuru ritagira barijyamo, ahubwo abantu bose bagume barimbuka. Ukabona umuntu araje akoze ibintu bidasanzwe, umuhungu araje afite ubwanwa, yambaye hejuru nk'umugabo, hasi yambaye nk'umugore, igihindugembe, ugahita uvuga ati ese iki ni igiki? Ninde wakubwiye ko ari umuntu? Urabona umuntu araje atutse Imana kugira ngo atoze rwa rubyaro rw'abantu gutangira gutuka Imana. Ni ukuvuga ngo hari imyuka myinshi ihari yo gutoza abantu gukora ikibi. Noneho rero bagahita bakavuga bati ubwo bakoze ikibi Imana irabarakarira, bo ku bwabo kurimbuka ni ibisanzwe, ntacyo bibatwaye kubarisha gucirwaho urubanza. Ariko twitonde cyane. Bibiliya iratubwira ko mu isi hazaba igihe cyangwa hariho igihe abami bazagerageza kwivanga n'urubyaro rw'abantu. Ni ukuvuga ko hari urundi rubyaro rutari urw'abantu, ntabwo twabyirengagiza. Hanyuma ahandi hantu rwose noneho hanasobanutse, ni mu gihe umwami Yesu yitegereje intumwa ze, arazibwira ati mwese uko muri 12 si jye wabatoye, atari kumwe muri mwe ni dayimoni. Yari arimo avuga Yuda. Kuki umwami Yesu yamwise dayimoni? Kandi si icyo gihe gusa, yanajyaga akunda kureba bamwe bari baraje mu rubyaro rw'abafarisayo, abantu bakunda gukora koroni. Ni ukubyitondera gufata urubyaro rw'abantu ukarukoroniza. Aravuga ati aba bantu, arababwira ati yakunda kubabwira ngo brood of vipers, mwa nyoko y'inshiramwe. Kandi akongera akavuga ati njye mva mu ijuru ariko mwe mwaturutse munsi. Akongera akavuga ati muri abaso Satani. Rero ati kuva kera yari umwicanyi. Ni ugukomeza kwibaza, abana b'abantu batojwe ibibi. Ujye mu gitabo cya Henoki wabibona aho ibintu byose byavuye. Tugira byo kwisiga ku maso, ukisiga bakora painting mu maso, abantu ntabwo bari bazi kwica, bigishijwe gucura ibikoresho byo kwica, byo kumena amaraso, byose byinjiye mu byaro rwa Kayini. Ibintu byo kwicara tugakora imiziki, buriya ubajije korari uti ese korari mwajya kuririmba nta bantu bahari, mukajya mu ishyamba mukaririmbira Imana, niba koko muririmba? Ntabwo babyemera. Pourtant Dawidi yaririmbiraga Imana wenyine ahantu mu ishyamba, agafata ya sitare akayiri inanga akaririmbira Imana. Rero nikizakubwira ninde uririmbira uwo ari? Utabonye abantu baguha amashyi ngo bakomange bavuge, utajya ahantu ngo bashyiremo indirimbo. Satani warazizi kuko yari yararemanywe ishako, yaremanywe inanga, yaremanywe ibikoresho byo gucuranga, azi icyo zimara. N'ikimenyimenyi ugende urebe usome ukuntu Sawuli byamugendekeye igihe yatangira guterwa n'umwuka mubi, ngo bagiye kumushakira Dawidi ngo azamucurangire, ngo yamucurangira umwuka mubi ugasa n'uguwe neza. Indirimbo zigamije kuguhwekereza no kugusha neza. Niba uririmbira Imana koko, wajya n'ahantu no mu giti ukaririmbira Imana, ku musozi ukaririmbira Imana, ntabwo ukeneye ibintu by'ibicurangisho byinshi, kuko icyo uba uyisukira ni ubugingo bwawe, ni amaganya se, ni umunezero se, ni ibyo uyisaba.
ni uwundi mushyikirano ariko ubacishije mu ndirimbo. Ntabwo rero ukeneye ko abantu bahaba. Ni ibintu byo kwitondera kuko hari ibintu bimwe twafashe ujya gusenga ugataha umeze utya, byajyaga bimbaho kera mu idini twabagamo, ugataha wumva uwo munsi rwose wabaye umukirisitu, waza hashira iminsi ibiri ukumva byagushizemo bya bintu. Ntago ubugingo ari bwo buguha indicateur cyangwa kugubwa neza, byo ngo ni akanyamuneza. Ntago akanyamuneza ariko guha indicateur ko ukurikiza ibyo Imana ishaka. Ikikubwira ko ukurikiza ibyo Imana ishaka ni uko mwuka wawe yemeranywa na mwuka w'Imana ko ibyo uri gukora bihuye n'ijambo ry'Imana. Nta kindi, waririmba utaririmba, waba uryamye waba wicaye, Imana icyo yitaho nabyo Yesu yavuze, ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Wavuga ute se gukunda Imana utitondeye amategeko yayo? Ubwira bahita uvuga ngo yanga ibyo ngo ni ibya kera, ngo ni ibyo mu Bakorinto, ngo ni ijambo ry'Imana ntirihinduka, ariko twe turahinduka. Byaba byiza kwitondera amategeko y'Imana. Nagira ngo nkubwire ko abantu bose bari mu isi atari abantu. Mu isi hari amahara kubiri. Harimo urubyaro rw'abantu rusa n'urutazi ibyo rurimo, harimo n'abandi baje bazi ibyo baje gukora, baraje bakandamiza abana b'abantu. Icyatumye Yesu aza mu isi ni ukugira ngo umwizera wese atarimbuka, ariko uzabariza dayimoni ntijya yihana. Niyo mpamvu barakora ibintu ukabona umuntu aragiye ashatse navuga ngo agakora ibyaha akabisubiramo ariko ukabona nta conscience afite, nta kibazo. Kubera iki? Nta bugingo afite. Ntabwo ubugingo bwe bukominika na mwuka w'Imana umurimo ngo bumubwire buti ibyo uri gukora ni ibiki. Oya, ukabona arakora ibintu ibyaha nk'unywa amazi. Mu byitondere, ntabwo abantu bose bari mu isi ari abantu. Hari abantu bafite umubiri n'ubugingo n'umwuka, ari nabo Yesu yaje gucungura. Hari n'abantu bambaye umubiri, ari imyuka yambaye umubiri. Ndumva ari ahangaha nagarukira kuri iki kiganiro, kandi ndagushimiye. Ubutaha muri iki kiganiro mu ishuri ryo guhinduka, nasoza avuga ni isomo rikuru ririmo ni ukuvuga ngo ntihagire ugusinziriza. Rwana ku bugingo bwawe, kubera ko ushobora kurimbuka kandi waririmbye indirimbo nyinshi, waratanze amafaranga menshi, waragiye ku rusengero inshuro nyinshi. Oya, banza urebe niba uri mu by'Imana ishima. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mugerageze gushakashaka ibyo Umwami ashima. Reba rero niba uri mu by'Imana ishima. Urakoze cyane, naho ubutaha. Imana iguhe umugisha.